igiturage gikikijwe n'ibiti binini by'imigano ndetse n'imyembe iryoha cyane. Muri icyo giturage hari umukobwa mwiza cyane. Uwo mukobwa yitwa Cynthia. Cynthia yari mwiza rwose, atangarirwa n'abaho bose. Yari muremure, afite amataye, akagira mu nda zeru, umusatsi we ukaba muremure kandi w'umukara, naho mu maso he hakaba heza cyane nk'ahabamarayika. Cynthia yari afite ababyeyi, aribo Papa John na Mama John. Bari abahinzi boroheje ariko bakamukunda cyane. Gusa inyuma y'ubwo bwiza bwe hari hihishe umutima wuzuye ubwibone n'ubwirasi. Buri gitondo mu gihe abandi bazindukiraga mu mirimo yo mu rugo, Cynthia we yarabyukaga agakaraba mu maso, agasiga umubiri we amavuta meza, yarangiza akicara imbere y'indorerwamo yari yaraguriwe na se, maze agatangira kuzunguza umutwe iburyo n'ibumoso yireba yiryagagura, anakubita agatwenge agira ati, ninde urusha ubwiza Cynthia? Nta numwe, haba muri uyu mudugudu cyangwa ku isi yose. Cynthia urya Imanakazi, ukwiye gushakana n'umwami, atari umwami uwo ari we wese, ahubwo umwami w'umukire kurusha abandi bose, ufite ububasha kandi ari mwiza kurusha abandi bose. Kenshi nyina yinjiraga mu cyumba cye akabwira Cynthia ngo aze amufashe guhata ibijumba cyangwa ibitoki kugira ngo bategure amafunguro ya papa wabo wabaga yagiye mu mirima. Ariko Cynthia yamusubizanyaga mu nabi, akamubwira ko intoki ze zitaremeye guhata ibitoki no gukora mu makakama y'ibitoki, maze akamubwira ati, genda urebe John n'abandi babikore kuko si beza nkanjye. Nyina yarabyumvaga agahinda kakamwica, akazunguza umutwe ababaye agasubira inyuma. Iyo abandi bakobwa bajyaga kuvoma ku mugezi, Cynthia yagumaga mu rugo yisokoza, yireba, muri make yiryagagura. Iyo abandi bakuburaga imbuga, we yaricaraga agasiga inzara ze, ubundi agasokoza umusatsi we yasigaga amavuta ahenze cyane. Iyo umudugudu wose wateraniraga mu mirimo rusange, Cynthia we yikingiranaga mu nzu yicaye imbere y'indorerwamo ye, ndetse n'indorerwamo ubwayo yasaga n'iyamurambiwe. Inshuti ze zaramukundaga ariko we ntiyigeze azigaragariza urukundo. Umwe kuri umwe inshuti ze zarashatse, habanje Zara, hakurikiraho Queen, hanyuma Simbi nawe arashaka. Ntibashatse abagabo b'abakire, ahubwo bashatse abahinzi, abahigi n'abarobyi basanzwe. Cynthia yarabasuzuguraga ndetse akanabaseka, akababwira amagambo akomeretsa, akabwira Zara ati, reba umugabo wawe, amenyo ye asa n'ibigori byokeje. Akongera agahindukira kwa Queen ati, uwawe agendera ku igare rishaje. Naho yagira kwa Isimbi we ati, umugabo wawe ntagira n'inkweto. Inshuti ze zarageragezaga kwirengagiza ayo magambo, ariko rimwe na rimwe zikarara zirira mu ibanga. Icyakora zari zishimye mu rushako rwazo, bikarushaho gutera Cynthia ishyari. Yacishagamo akavuga ati, nibibane n'urukundo rwabo rw'ubukene, njye Cynthia nzashaka umwami, nzambara zahabu kuva ku mutwe kugera ku birenge, ngendere mu igare rikururwa n'amafarashi yera. Umunsi umwe hari ku munsi w'isoko, umudugudu wose wari wuzuye urusaku rw'abaremye isoko. Abagore bagurishaga inyanya, urusenda n'ibindi, abana biruka baseka, imiziki hafi aho iri gucurangwa. Cynthia nawe yiteguye kurema isoko nk'abandi bose, yambara umwitero we mwiza kurusha indi yose n'agakanzu kamurika nk'izuba rya mu gitondo. Yaziritse umusatsi we akoresheje agatambaro gatukura karabagirana, asiga uruhu rw'amavuta y'imikindo, hanyuma agana ku isoko agenda nk'umwamikazi. Imisaya ye yajyanaga n'intambwe ze. Abantu barahagararaga bakamureba. Umukecuru umwe aravuga ati, ni mwiza ariko umutima we urimo ubusa. Naho umuhungu umwe nawe araseka cyane ati, agenda nk'aho isi muri mideni. Ariko Cynthia ntacyo amagambo yose amutwaraga, kuko yakundaga cyane gukurura amaso ya bose. Mu gutambuka mu isoko ahura n'umuntu aramugonga, igitebo cye kiragwa n'umutwaro w'inkwi urasandara. Uwo yari Mama Michael, umukecuru ukuze cyane kurusha abandi bose kandi wubahwaga cyane mu mudugudu. Umugongo we wari warunamye kubera imyaka, amaboko ye ajegajega, intambwe ze zicumbagira. Inkwi zarasandaye hose, umukecuru agwa ku mavi, abantu barasakuza cyane bati, yo ni Mama Michael. Cynthia yahagaze imbere ye amurebera hejuru, amuvugisha n'agasuzuguro kenshi ati, kuki witambika mu nzira yanjye nk'ihene ishaje? Wangije imyambaro yanjye, uzi se uwo ndi wundi? Mama Michael amureba amwenyura buhora ati, mwana wanjye mbabarira, amaso yanjye ntakibona neza nk'uko byahoze. Cynthia nawe ati, menya icyicaro cyawe rero,
ukigumemo kandi ntuzongere kwegera imyambaro yanjye myiza ufite izo nkwi zawe zaboze. Abaturage batangira kubwira Cynthia bati, saba imbabazi mama Michael, ni umukecuru, ashobora kuba nyogokuru wawe. Ariko Cynthia arasuzugura arikubita arigendera. Mama Michael akusanya inkwi ze buhoro buhoro azunguza umutwe, hanyuma azamura amaboko ye ayerekeza mu kirere avuga mu ijwi rirangurura nk'inkuba ati, Cynthia, indorerwamo ukundi zakureka, ubwiza bwawe buzashonga nk'umushongi w'itara, ubwibone bwawe buzahinduka gereza yawe, ntuzasubirana ubwiza bwawe keretse umaze kubana n'umugabo mubi kurusha abandi hose ku isi. Icyo gihe gusa umutima wawe niwe uzasobanukirwa. Isoko ryose ryaracecetse ndetse n'inyoni ziraceceka. Muri iryo joro Cynthia yirebye mu ndorerwamo ye, yumva ubushyuhe budasanzwe ku ruhu rwe, ariko araseka cyane, ariko afite n'ubwoba agira ati, ni ikihe kinyoma se cyaba kibi? Ariko indorerwamo irashishimuka, ishusho ye iranyeganyega, maze mu gitondo induru ziravuga mu mudugudu hose. Ibi ni ibiki? Uyu sijye. Uruhu rwa Cynthia rwari rwabaye nk'urupapuro rukomeye bapfunyapfunye, izuru rye ryabaye rinini cyane, iminwa ye yari yumye irasatagurika, umusatsi we watangiye gucika, naho amaso ye yahozemo urumuri yari yijimye. Yirukanse ariravuza induru asohoka hanze, inkoko zimubonye zirahunga, abana barataka bariruka, agenda ahamagara mama we agira ati, mama reba uko meze, navumwe. Mama we aramurera maze nawe araturika ararira agira ati, mwana wanjye, iki ni igiciro cy'ubwibone, wakomerekeje mama Michael, wanze kumva, wasuzuguye abandi. Cynthia ihese apfukama hasi ararira cyane, ari nako agira ati, ngiye gusaba imbabazi, nzamugaburira, nzakubura mu kazu ke, nzakora buri kimwe cyose ambabarire. Ariko bageze kwa mama Michael ntibamubona, yewe ntawigeze amenya aho yarengeye. Kuva ubwo Cynthia yabaye igicucucucu cy'uwo yari we, indorerwamo ye arayibika, ntiyongera kwiyerekana, yikingirana mu nzu. Abaturage nabo batangira kugenda bamuvuga bagira bati, wumvise ibyabaye kuri Cynthia? Ubwiza bwe bwarayoyotse nk'umwotsi. Cynthia wigeze kwishyira hejuru yabaye umugore ucecetse, wicisha bugufi kandi wigunze. Umunsi umwe haza umuhanuzi abaririza Cynthia, maze amuha ubutumwa bugira buti, umuvumo ukuriho uzakurwaho no gushakana n'umugabo ushaje kandi mubi kurusha abandi ku isi y'abazima, umugabo w'amenyo yaboze, ufite uruhu rwangiritse kandi ufite umutima wuzuye ubugome. Ugomba gushyingiranwa nawe, atari ku mubiri gusa, ahubwo n'umutima wawe na roho yawe byose. Nubikora nibwo uzabohoka. Cynthia yamaze iminsi myinshi arira, yibaza ati, ese koko ngomba gushaka inyamaswa kugira ngo nongere nsubire kubona ari we? Gusa imbere muri we yarazi neza ko ari ikizamini agomba gukora. Inzira y'umubabaro ndetse no guhinduka yari itangiye. Yagumye mu cyumba cye yanga kurya, uruhu rwe rwarushagaho kwangirika umunsi ku wundi, ubwiza bwe bwari ishema rye mbere bwari bwarahindutse intimba yikomeye kurusha izindi. Umunsi umwe mu gitondo habayeho gukomanga gukomeye ku muryango w'inzu y'iwabo. Nyina arafungura, maze imbere ye ahabona umugabo udasanzwe, umugabo mugufi wihubitse igikote kinini, afite uruda runini, afite ubwanwa bwera burebure, uruhu rwe rufite iminkanyari nk'uruhu rwumwishijwe ku izuba. Mu kanwa ke hari hasigayemo amenyo 3 gusa, yari yijimye mu maso. Yagendaga yishingikirije inkoni ndende ikubita hasi uko yateraga intambwe. Imyenda yari yambaye yari icitse, iteye akajagari, amaso ye yari akaze nk'ay'inyenzi, umwuka wamuvagamo ugahumura nk'igisimba cyaboze. Nitwa Juda, yavuze aseka mu buryo bukanganye, nje kurongora Cynthia. Mama wa Cynthia yendaga ku gihumure ati, kurongora nde? Yabashije mu ijwi rifite ubwoba n'agahinda. Cynthia, numvise ko ashaka umugabo umeze nkanjye. Uko niko Juda yashubije nyina wa Cynthia. Cynthia yasohotse mu nzu, umutima utera cyane. Akimubona ahitagwa igihumure. Igitekerezo cya mbere cyamujemo ni iki, uyu harenze umuvumo bwawo. Ariko abonye ishusho ye igaragarira mu mazi yari hafi y'inzu, yibuka amagambo umuhanuzi yamubwiye ati, ugomba gushyingiranwa n'umugabo mubi kurusha abandi bose ku isi, atari ku mubiri wawe ahubwo ku mutima wawe. Cynthia yarebye Juda wari urimo hagaze imbere, amasaza amutuma mu kanwa ndetse n'umunuko nk'ibishyimbo byagaze, abura icyo avuga. Undi nawe aramubaza ati, uranyemera?
Cynthia yamize amacandwe atitira, hanyuma azunguza umutwe buhoro ati yego. Abaturage barasohotse bose baratangara, ari nako bivugisha bati Cynthia yashatse icyo kiremwa, ibitangaza ntibizigera birangira, ahari akeneye ubufasha. Ubukwe bwarabaye bworoshye cyane, nta muziki, nta mbyino, habayeho ituze ridasanzwe ryuzuye ugutangara. Juda yari yambaye umwenda utukura ushaje wacitse, naho Cynthia yambaye ikanzu isanzwe nta mitako. Ubwibone bwe bwari bwarashize. Iryo joro mu kazu kabo gato kahumuraga nabi, Juda yaragonaga cyane. Uburiri bwaratitiraga, amadirishya agahinda umushyitsi. Ese ni intare? Niko Cynthia yibwiraga afite ubwoba bukabije. Ibirenge bya Juda byahumuraga nk'ibijumba byagaze. Yaciraga amacandwe ari mu bitotsi, akanarekura imyuka mibi uko yageragezaga kwinyagambura. Cynthia yagumye yicaye hafi y'idirishya, ntiyigera afatanya amaso ngo asinzire, ari nako yibwira ati izi ni inzozi mbi, ariko ngomba kwihangana, ngomba guhinduka, ngomba kuba mwiza. Iminsi iragiye iricuma. Juda ntiyari mubi gusa mu isura, yari n'umunyagitugu. Yamufataga nk'umucakara we, akajya amubwira ati teka ibyo kurya se vuba, umugongo urandya, ngwino umase unyuze ibirenge. Yahoraga yitotomba kandi abwira Cynthia ati iyi supu irabishye, kuki uhumeka cyane, ceceka uri kunsakuriza, n'andi magambo akomeye ndetse akomeretsa Cynthia. Nyamara Cynthia nigeze ataka. Yabyukaga kare, agasukura inzu, akavoma amazi, agateka, akamesa imyenda ye yahumuraga nk'igitunguru biboze, ariko ku mutima we yari mahinduka. Yatangiye kongera gusekera abana, gusaba imbabazi inshuti ze za kera, gufasha abandi mu mirimo rusange, gutwaza inkwi abakecuru no gusuhuza n'abasabiriza. Umunsi umwe ku isoko rero, umwana w'umukobwa yaratsitaye aragwa. Cynthia yihutiye kumwegura, amusukura igikomere, anamugaburira. Hafi aho mama Michael yari yicaye munsi y'igiti cy'umwembe areba. Yavuze buhoro buhoro ati yego, yarahindutse. Iryo joro Cynthia yasinziriye iruhande rwa Juda, wari urimo kugona cyane kurusha uko byari bisanzwe. Yarebye ukwezi anyuze mu idirishya, maze aravuga buhoro ati nindamuka nongeye kuba mwiza umunsi umwe, ndiyemeza kutazigena nseka cyangwa gusuzugura undi muntu uwo ari we wese. Ako kanya ukwezi kwamuritse urumuri rwinshi, mu nzu hararabagirana, nuko haza ijwi ryoroheje rigira riti mwana wanjye, ubwiza bwawe bwagarutse, si mu maso hawe gusa ahubwo no mu mutima wawe. Ubu nibwo uri mwiza by'ukuri, nubyukura bibona. Bukeye bwaho Cynthia yirukiye ku nkono y'amazi, arunama kugira ngo yirebe. Yarashukuje cyane arira, ariko icyo gihe kwari ukubera ibyishimo. Uruhu rwe rwari rwasubiranye ubwiza, amaso ye arongera arabengerana, umusatsi we ari mwinshi kandi ukomeye, iminwa ye irongera irabagirana. Ubwiza bwe bwari bwagarutse, ariko burenze ubwa mbere, bwari ubwiza bwuzuye kurushaho. Yasohotse muri ka kazu aririmba. Umudugudu wose warongeye urahurura, yongeye kuba mwiza, umuvumo wacitse. Ayo nta magambo abaturage bavugaga. Juda nawe yarasohotse yikinga mu maso kubera urumuri rw'ubwiza bwa Cynthia. Akimubona yasubiye inyuma, maze atangira kuvuga ati si umugore wanjye yari mubi. Cynthia yaramusekeye neza, ari nakamushimira ati urakoze Juda, wagize uruhare mu rugendo rwanjye. Juda nawe mu gahinda kenshi ati ubu se noneho ntuzantekera. Cynthia yamuhaye agakono karimo ibyo kurya. Imana iguhe kubona uzagukunda ukuri kose, niko Cynthia yamubwiye amuhumuriza. Hanyuma asohoka mu kazu, ababyeyi be barira baramuhobera. Hashize igihe gito, igikomangoma gikize kandi cyiza cyaturutse mu bwami bwa kure kiza mu mudugudu wabo. Cyari cyarumvise inkuru ya Cynthia, urugendo rwe rwo kuva mu bwibone ajya mu bwiyoroshye. Kikimubona cyaramukunze cyane, atari mu maso he gusa ahubwo no mu mutima we. Ubukwe bwabo bwabaye bwiza burenze ubwo mu mudugudu wari warigeze ubona. Ababyinnyi barabyinnye, ingoma ziravuga, abagore bavuza impundu, ndetse n'ibiti byasaga n'ibibyina kubera ibyishimo. Ariko Cynthia ntiyigeze yibagirwa. Yafataga abakozi be neza, agasuhuza buri mukecuru, agakinana n'abana. Umunsi umwe yanagiye gusura Juda, amujyanira imyenda mishya ndetse aranamutekera. Cynthia ntiyongeye kuramya indorerwamo ye, kuko noneho yarazi ko ubwiza bwe buturuka imbere mu mutima. Isomo ry'iyi nkuru rero, ubwibone buyobora umuntu kukugwa.
ariko kwiyoroshya kuzamura umutima. Ubwiza butajyanye n'ubugwaneza buba nk'imbuto isa neza ariko ibishye. Buri gihe ujye wubaha abandi, baba bato, bakuru cyangwa bakennye. Impinduka nyakuri kandi itangirira mu mutima. Nahantoreje inkuru yacu y'uyu munsi, nizere yuko mwakuyemo isomo rikomeye ryo kugenderaho muri ubu buzima. Reka mbasabe kandi gukora subscribe ku batarayibona kugira ngo tubashe kuba umuryango mugari, tuzasubire mu zindi nkuru zitandukanye.